aje guhera, Uwiteka aje gukuramo uwo mwana, Uwiteka aje kureba izo mbaraga ufite aho zavuye, Uwiteka aje kureba izo mana uvuga iyo ariyo, Uwiteka aje kwirebera ibyo uri gukora niba ariyo yabiguhaye, niba koko ariyo yaguhamagaye. Mu by'ukuri ibintu by'uburiganya, ukumva umuntu rwose yarasenze ariko ngo mu gusenga kwiwe akajya abwira abantu uti mujye mugenda mubwira abantu ngo nkora ibitangaza, mugenda mubwira abantu ngo meze gutya na gutya, ariko ibyo bitangaza umutima we ntabyo umwemeza. Akaba hari n'abari gutanga ibiguzi noneho bakagura abantu ngo azatanga ubuhamya kuko yakize indwara, azatanga ubuhamya yuko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwe ngo igikoresheje uwo mukoresha. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nabaha umugisha abantu b'Imana. Mumeze neza? Yesu arabarinze, Imana nibaha umugisha. Ukurikiye Pokeaf TV ni mu rugambiro hageze kandi subscribe, sharinga, Imana niguha umugisha. Nzanye message y'Imana. Nzanye message nongere mvuge ngo y'Imana. Ntabwo nzanye message y'abantu. Hari message y'abantu, hari na message abari y'Imana. Ngewe ukinzanye message y'Imana. Kadusenge tuganire message Imana impaye, mbagezo message Imana impaye. N'umuntu wese urumva iki kiganiro, tega amatwi wumve, tega amatwi wumve, tega amatwi wumve, tega amatwi wumve. Mana data mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose, Mana y'ukuri n'ubuntu, Imana yuzuye kugira neza kwishi, Imana yuzuye imbaraga n'imbabazi, Imana yuzuye gukomera, Imana yuzuye kunesha, Imana yuzuye gutsinda, Imana yuzuye gutsinda, Imana ifite imbaraga n'ubutware. Senge umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro cyo kuri Pokeaf TV, ndamusengeye mwatuye amaraso Yesu, mwatuye imbaraga, mwatuye ubutware, mwatuye ubushobozi. Haleluya. Ubushobozi bwawe nibwo bushizeho, ubushobozi bwawe n'ubudahangarwa nibwo muragije. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo cyumva agira icyo yunguka, yaba mu mwuka yaba mu mubiri. Ndasenze ngo yunguke mu izina rya Yesu. Paulo yandika yaravuze ngo data wa twese nimugatangiza iby'umwuka ngo muheruke iby'umubiri. Turasenze mwami Imana, hari abantu batangije iby'umwuka babiherutse umubiri, ariko turasenze Mana iby'umubiri bizabura, dusabye iby'umwuka bitazabura. Muri aya masengesho abohore, muri aya masengesho akiza indwara, asubiza ibyifuzo. Haleluya. Abari barusha bari baremerewe babone imbabazi zawe, urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nabaha umugisha mu izina rya Yesu. Ibyacu nibitinda rero, bantu b'Imana, tumaze igihe kirekire twumva abantu basebya izina ry'Imana. Tumaze igihe kirekire twumva abantu bahora bavuga Imana ariko bakavuga abantu bayo kuko rwose ariko usaba Imana. Ba bantu bahora bagenda bazana ubuntu bwo burimanganya, ba bantu bahora bazana ibintu byo gucurungutanya, ba bantu bahora bazana ibintu by'uburiganya. Ukumva umuntu rwose yarasenze ariko ngo mu gusenga kwiwe akajya abwira abantu uti mujye mugenda mubwira abantu ngo nkora ibitangaza, mugenda mubwira abantu ngo meze gutya na gutya, ariko ibyo bitangaza umutima we ntabyo umwemeza. Akaba hari n'abari gutanga ibiguzi noneho bakagura abantu ngo azatanga ubuhamya kuko yakize indwara, azatanga ubuhamya yuko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwe ngo igikoresheje uwo mukoresha, ariko ari ukubeshya, ari uburiganya. Ndagira mbabwire ngo ntabwo ubuhamya ari wowe ubwitangira, ahubwo ubuhamya butangirwa n'abandi. Kandi ndagira ngo mubwire ngo Yesu ntabwo bamugwanirira, ahubwo Yesu afite imbaraga zo kwigwanirira. Dufite abagisha, abahanuzi b'ibinyoma tumaze kugwiza, abahanuzi b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma barimo bishakira indamu, ariko bakaza bakitirirwa izina rya Yesu, bakavuga ngo izina rya Yesu ryano, izina rya Yesu ngo nitubabibamo iby'umubiri ngo namwe muduhe ngo nitubabibamo iby'umwuka namwe muduhe iby'umubiri. Bantu b'Imana, iri jambo ndashaka kugira ngo turivugeho. Abantu bakunda kuririsha, kandi nta n'inzozi bagira, bagakora ibyaha, bagakora buri kimwe cyose ngo nakubibye mu iby'umwuka. Ugasanga umuntu ari gutanga amafaranga ngo umuntu azamutangira ubuhamya ngo nari indwaye iyi ndwara, nyamara kuri uwo musozi nta muntu uzi ko yigeze arwara. Akavuga ngo nari indwaye iyi ndwara ngo none yarakize, ngo ni runaka wasengeye. Kandi mu by'ukuri kuri uwo musozi hari indembe nyinshi, mu by'ukuri wari n'umuntu utagenda ngo mukomangira ngo mubwire ati rwose umukozi w'Imana ndamburaho ikiganza. Imana yambwiye ngo ije kongera guheha, ije guheha aba bahanuzi b'ibinyoma, ije guheha uyu mwanda. Niko Yesu yavuganye nanjye. Harambira ntabwo azihanganira abanyangeso mbi, ntabwo azihanganira abantu bakomeza gutuka izina rye, bamusebya, bamubeshyera.
hari umuntu uherutse gufungwa ariko ngo afungwana n'undi muntu wari umukozi w'Imana. Aramubwira ati dore twafungiwe kimwe dufungurirwa kimwe. Ni kwa kundi abantu bakatigwa ibihano bingana. Aravuga ati none rero ndagira ngo uze ntere kamera nurangiza uvuge ko nagiye nkizibire. Ndaguha itike kandi ugomba kubyemeza ko kwakiza ibirema birenze 200. Aravuga ngo ukwiriye kuza ukabihamya nkajya nkubaza ibibazo ukasubiza nk'uwari uhahagaze. Uwo muntu yamamagaye yangisha inama. Bose bari abakozi b'Imana. Arambwira ati runaka ari kufatiranya n'ubuzima mbayemo, akambwira ati ngo ninjye kuvuga bino bintu. Ati naramubwiye ngo nta n'itike mfite. Arambwira ngo itike yose yakugeza nemereye kuyiguha, ndakwemereye uze ndayiguha, ariko nurangiza uzuvugira ibyo bintu. Bantu b'Imana, turashaka ko izina rya Yesu ryo ryamamara cyangwa turashaka ko twe twamamara? Ese mu by'ukuri yujuga kwita ikinyoma nk'icyo nta n'igicurane cyakize, nta no warambuye ikiganza, mu by'ukuri ubwo ubushaka iki? Ubushaka dufite abakozi b'Imana bagenda bakavuga ngo n'izina ry'Imana ryabatumye. Ugasanga umuntu araje aravuze ngo ndambura ikiganza rwose ndakwingize sengera afite icyifuzo, mukabanza mugacirikanwa mukajya mu giciro ngo ni kwijambo ry'Imana ngo Paulo yanditse ngo yandikira abakorero. Ndagira ngo twifashishe iryo jambo turebe icyo Paulo yashakaga kuvuga, natwe turebe nabo bantu icyo bashaka kuvuga. Iyo usomye igitabo cy'Abakorino igice cya 9, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 9 umurongo wa 11, haranditse ngo mbese uko twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ko twababibye mu iby'umwuka. Paulo ahangaha urumva avuze nk'aho ari ibintu byari bibamaze n'igihe, imbuto bari barateye bagaragazaga ko ari nk'imbuto Yesu. Urumva aravuze ngo mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri. Urumva ibi bintu avuga ni ibintu bitari byanona, ni ibintu bimaze igihe kirekire, ni imbuto yabibyeke. Ubwo twababibyemo ntabwo ari ubwo tubabibyemo, ubwo twababibyemo ni igihe cyashize. Ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo iby'umubiri, ibyo gutunga uyu mubiri. Ariko kuki yavuze hepfo yongeye handi magambo, kandi aya magambo hepfo akaba tutayagaciro, ahubwo tugagacirira ijambo rimwe? Aravuga ngo ahita yigarura abandi ko bari bafite ubwo butware kuri mwe nkaswe twebwe. Abandi bari bafite ubwo butware ni babandi biyoberanyaga, ni babandi bakoreraga imana z'abanyamahanga, ni babandi batungwaga no kuvuga ati n'ubundi twebwe icyacu no kwaka ibitambo nicyo kidutunze. Nibo yavugaga ko abo bandi ni babandi bakaga iki? Ibitambo. Abo bakaga ibitambo nibo bari bafite iki? Ubwo butware. Ariko arongera aha hantu arigarura, kandi abantu nta muntu njya numva apfa kuhavuga keretse umwuka w'Imana yasanze. Aravuga ngo ariko ntituragakoresha ubwo butware. Urumva nubwo yari abivuze avuga ko abandi bari bafite ubushobozi n'ubutware bwo kugira ngo babibemo iby'umubiri, aravuga ngo ariko twebwe ntabwo turagakoresha iki? Ubwo butware. Impamvu yanze kuvuga ngo ubwo butware ntibarakabukoresha, impamvu batayikoresheje ni iki? Aravuga ngo ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Yesu. Twihanganira byose, tukemera tugasonza, tukemera tukanama, tukemera tukambara ubusa, ariko kugira ngo ubwo butumwa tutabubera inkomyi. Ariko none ngo Imana irangiye ngo mpegitamo utaragera ku rwego rwo kwihanganira byose, ngo ubu butumwa butagirirwaho icyasha, aho umuntu asigaye abwira umuntu ngo tujye gusenga, ngo kugira ngo senge nka runaka ngo nzapfutyo. Ngo Imana niyo isi kizakora. Kubera iki? Wabaye inkomyi y'ubutumwa.
wabaye inkomyi, usiga ushaka kugira ngo ntabwo tukigendera muri rya jambo ry'ibyakozwe n'intumwa, uburyo intumwa zarenganywaga, uburyo intumwa zakubitwaga, uburyo intumwa zafungwaga, zikemera kurengana, zikihanganira byose, zikihanganira imibabaro. Ariko twebwe turashaka iki? Turashaka kugira ngo abantu batwembe, ntabwo dushaka kugira ngo Imana yemerwe muri twe. Abantu b'Imana, ko Pawulo avuze ngo twihanganira byose kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo butagira inkomyi. Iyo ubwiriza ushaka ko ubutumwa bwa Yesu butagira inkomyi, iyo uhanura ushaka ko ubutumwa bwa Yesu butagira inkomyi, iyo uhagaze kuri kamera werekana ko ari wowe wakoze ibitangaza, werekana ngo nasengera runaka arakira, ese waretse uwo runaka akaba uzajya guteza kamera ukavuga ngo runaka ndashima Imana ko ari wowe wasengeye ngaki? Kuki wewe wari wowe wumva kuko ari wowe ukwiriye kubyatura? Ese ubwiye n'iki ko ari nawe wamusengeye wenyine? Kuki utumva ko hari abandi baba baramusengeye? Ese kuki utumva ko hari aho yaba yaragiye agasengera rimwe akarakize akaba ari we yakiriye? Kuki wumva ko ari wowe wakoze ibitangaza? Nuko ibyo bitangaza uzi kuko ari imbaraga zawe zikora, kuko ari imbaraga z'Imana, ntabwo uzivugira ahubwo zo zigenda zivuga. N'abantu tukibona batanga ubuhamya bavuga ngo runaka Imana imuhungisha, ahubwo dusanga ari abantu bagiye bagenda baca ruhinga ngo ugende uvuga ibi. Hari umumama amerutse kumva ngo bahaye ngo wagiye gusura umubyeyi, ngo aramubwira ngo uvuge gutya na gutya kugira ngo akunde babone amafaranga. Nyuma mbona ari kuvuga ngo Mana ngo ibintu runaka yankoreye. Hari umubyeyi mperutse kubona ahantu hamwe ngo yagiye ahantu baramubwiye ngo ahumutse amaso, baramuhaye inkoni y'uburwayi, ya nkoni yo kugira ngo imufashe. Inkoni barayimwaka ngo genda uvuga kurakize, ngo vuga aba bantu imyenda bambaye. Ariko mu by'ukuri nyuma mbona nawe ari gutaka. Aba bantu batakishwa n'iki kandi muvuga kuko bakize? Bari gutaka babaye iki ko muvuga kuko bakize? Mujye mubwiza abantu kuri ngo twababibye mw'iby'umwuka, ngo namwe mugomba kutuha iby'umubiri. Ntabwo mugomba kubera ubutumwa bwiza inkomyi, ntabwo mugomba gutuma ubutumwa bwiza busebya, abantu bazinuka ijambo rya Yesu. Kandi ijambo ritubwira ngo muri Baheburayo ngo ijambo ni inkota. Iryo jambo kuki iyo nkota mushaka kuyangiriza? Kuki iyo nkota mushaka kuyitera ibintu bitagira umumaro? Iyo usomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, ugasoma igice cya 10 umurongo wa 7, haravuze ngo nimugende mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye gutangira ubundi. Abantu bakibwiriza usibye yenda babandi b'abanyamuhamagara Imana yahamagaye bababwiza ngo umuhanuzi ukibwiriza iby'ubwami bw'ijuru. Ko tubona abakora ibitangaza, kuki tutabona ababwiriza ngo banze abantu bihane? Kuki abantu mubona ibyiza gusa nimubona ibibi by'abantu? Imana yambwiye ngo irambo wakagasuzuguro, Imana yambwiye ngo uje gucaka agasuzuguro, Imana yambwiye ngo nabwo izihanganira ibi byose. Abantu bari gushaka kugira ngo barabaka amazu y'imitabashwa, bagira bagura amamodoka, ngo umukozi w'Imana ngo agenda n'imodoka ngo bubaka inzu y'itaba. Ese tuvuge kuko kuva kera abakozi b'Imana bose bagendaga n'imodoka, nta bagendaga n'amaguru? Ubutumwa bwiza bugirwaho inkomyi kubera nde? Kuki tutakibona abantu babwiriza ngo runaka avuga ati runaka ndashina kuko yasanze mu kabari, umwuka w'Imana musanze akambira ati ibyo urimo ntabwo ari byiza? Kuki tutacyumva abantu bahanura ariko bavuga ati Imana inyeretse uri umunyabyaha ariko ishaka gukiza ubugingo bwawe? Iguhaye imodoka, ikiguhaye izarimbura ubugingo, bimaze iki? Bimaze iki? Yesu yibwiriye abigishwa be ngo iki? Mugende mubwirize muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Dukeneye abantu babwiriza ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi bene da.
umuntu asanga asenga yiriza ubusa Imana amavuta ngo araho ngo nabonye ikiraka ngaho nyumvire rwose merutse guhura n'umuntu arambwira ngo buriye iri kurambabaza ati mbabazwa nuko umumena amavuta ahantu utakura n'inote y'igihumbi ndamubwira ati ese mena amavuta gute ati none se buriya iyo wirirwa ubwira uri gusengera n'umuntu nta n'igihumbi yaguha buriya uri kumva uri gutekereza ndamubwira ngo none se kugira ngo usengere iki oya ngo uvana ngo umutetaho ngo uvana ibintu by'ubugorya wagira ngo nta bwenge mugira ngo ahantu hajya amavuta hose ugomba kuhakurikira ko twaherewe ubuntu turajya kwaka ibiguzi gute kandi twaraherewe mbese koko Pawulo ko yanditse akavuga mwatangijwe iby'umwuka none muherutse iby'umubiri yandikira Abagalatiya koko abantu mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri murumva gufata izo nyungu ese kuki wishimishwa no kubika icyo gihe mugashimishwa no kubika icyo cyo kuki utashimishwa niyo nta mitabo umuririmbyi ukavuze ngo nta mugwenda n'icyenda ngo zari hamwe mugura ariko imwe yari yarasimiye iyo yasimiye mbese uyitarura ajya ugahura n'umuntu ukabanza ukamusoma ngo uyu yamarira iki uyu namukuraho iki wabona nta kintu wamukuraho ukagenda ureba hasi ngo atanagusuhuza hingo usengera abakire ngusengera he ngusengera Kigali ngusengera bo hanze wowe uri ikivume ntabwo Yesu yigeze arobanura Imana ntabwo irobanura ku butoni Bibiliya ivuga ngo uyubaha mu mahanga yose agakora ibyo gukiranuka wowe Imana iramwemera ongera ugaruke ubutware bwo turabufite bwo gukiza indwara bwo kwirukana abadayimoni bwo kuzura abapfuye ubwo butware burahari ariko se ko ubwo butware buhari koko tuzura abapfiriye mu byaha twirukana abantu dayimoni yafashe twirukana imbaraga zose ariko se ko nta kindi tuba dushaka kugira ngo tugere nta kindi tuba dushaka kugira ngo twunguke cyangwa twe twishakira inyungu aho gushaka inyungu z'Imana abantu bamaze gukurura imivumo abantu bamaze gukurura imiryango yabo imivumo mu by'ukuri mwirinde aba bahanuzi b'ibinyoma mwirinde aba bahanuzi babanurira ibyiza gusa batazi kuvuga icyaha wakoze hari n'abakuhamo muhura ugiye no kwihana uri no kwihana bakaba baragwa ese koko mu by'ukuri niba umuntu yari umupagana akavuga ati shaka gukizwa agahora n'abahita basigiriza bya byaha yakoze nakuvuga ngo Imana ikubonye gutya uyu muntu urumva azakizwa merutse guhura n'umuntu yari yambaye neza mu buryo bw'umubiri rwose urebye ntabwo wagira icyo umushinze wavuga ngo uyu muntu yarashyikiriye ariko Imana irambwira ngo nimubwire ngo iyo murebye imureba nk'ingurube ngo cyangwa nk'imbwa isubiye kubirutse ariko iryo jambo ni ukuri narivuze numva ntacyo bimbwiye kuko nyine numvaga aho bivuye ariko nyuma twaraho yarashimye harambwira ati niwe muntu nabonye ndatinya ndavuga ati uyu muntu rwose nibura ati koko nanjye niko narindi pe kuko wahuje n'ikifuzo nandi gusengera nanjye nari meze nk'ingurube ingurube burya imara kwiyuhagira uwo mwanya ikongera ikivuguta hari umuntu utihanira ngo areke ahora kwana n'ibyaha none arakizwa ejo bundi akongera akaba none arakizwa ejo bundi akongera akaba kandi yaguye agwa mu byaha bikomeye ariko umuntu nk'uwo mugahura wareba imyambarire wareba kumva amavuta yisize wareba inkweto yambaye ati Imana irambwiye ngo kujyana ubihawe nande usibye amarangamutima yawe akuyobora ubihawe nande twumva abantu bahanura bakava ku wa mbere bakahera ku cyumweru sindabona umuntu wateye kamera abwira abantu guhana iki cyaha ahubwo ngo ibyiza Bibiliya itubwira ko dukora ibyiza tuzemerwa ariko nitutabikora ibyaha tugatugira ku rugi vuga ubutumwa ryarapfuye urabwira umuntu ngo kuki utagisenga ati mugende musenge mwebwe mufite umwanya kanjye kavuyeho kubera iki ahasa hari kujya hariho abantu umuntu agatinyuka ubona babwiraga yarambwiye ngo njyewe ngo amavuta ya ngo amesha 200 ngo amesha 300 kandi ziko ntari inzozi uwo ngo agira kuko sinigeze numva nuvuga ngo yararose ngo yaramuroteye ndamubaza nti nise nawe uri umuhanuzi ko arambwira ngo wabigwa n'iki se nyine ngo gikomera amavuta ahantu hakamo
ariko mu by'ukuri ni hahandi umuntu agenda yiyoberanya akareba umuntu ukuntu yambaye akamureba mu maso akavuga ati uyu nguyu nta kuntu iki kibazo ataba agifite akakirebesha umubiri nk'uko nawe hari abo wahanuza umubiri. Buriya hari igihe wahura n'umuntu ukamusomamo uburokore, hari igihe wahura n'umuntu ukamusomamo ko ari wa muntu nyine ukora za ngeso za hariya, hari n'umuntu wawe umuntu wese hari umuntu muri amunzu ugahita umusomamo icyo kintu akagenda arisha ibyo bintu by'ibitekerezo gusa, bya bintu bitashinga, bya bintu bitagira ute. Nimuve mu buyobe, nimuve kuri abo bahanuzi. Umuhanuzi ukubwira ngo banzume igitambo, ndagira ngo nkubwire ngo burya hari igihe umugisha wawe uba utambye muri ibyo bitambo, ariko turasenga Imana igukure muri ibyo bitambo. Ugasenga ukagenda ngo umuntu yakubwiye ngo ndagusengera ukire, aho kugira ngo ukire ahubwo indwara ikarushaho kukwata, ikarushaho kukuzengereza, ukarushaho gupfa, ukarushaho guhera neza neza. Kuva wajyayo ntihongera kugira amahoro, nayo make wari ufite ntiwigeze wongera kugira, yaragiye. Umuntu aretse kuza yikandagira arambwira ngo ndaje ngusengere, ndamubwira ati nta kibazo, mbona yikije imitima. Ndavuga ati ese bigenze bite? Ati nje nikandagira umurutse kujya gusengesha ahantu umwana saa sita z'ijoro, nabuze na 250 yo kujya kugura ibinini kwa muganga. Ati nje zarambira ngo nimuha amafaranga y'ingufuri, ntabwo yavuze ay'umukeka, yavuze ngo ay'ingufuri. Angahe ngo yahise ajya mu ndimi ngo arambira ngo Imana navuze ngo nimuhe 10,000, kandi mu by'ukuri ngo nani igice cya 50 ari bizi. Saa sita z'ijoro ngoze urugendo rurenga iminota 50 ngo n'amaguru. Ndagenda ngo avuga indimi tirese ufite angahe, ngo baracirikanwa kandi kugari kujya bacirikanwa asubira mu ndimi, ngo bagera kuri 5 ngo arabibura, bagera kuri 2 arabibura. Ati bwo rero niba ntayo mufite nimusohoke mu itani, ngo bagenda atanababwiye ngo Mwami Yesu ngo umukirize umwana. Uwo muntu aza yikandagira, aza kundeba yikandagira ambwira ati nawe nubwo naje kumanwa naje numva ko nawe urambera nkungu. Uwo muntu wamusoma izihe muto, yanavuga ati yenda reka ngukope uzayazana, reka ngusengere uzayazana. Ariko amubwiye ngo mvira saa sita z'ijoro arongera aramenengana ngo ririnda ari mukera atarabona asengesha umwana wiwe. Abantu bagiye bazinuka ijambo, abantu bagiye bazinuka inzu y'Imana kubera ibibi biri kuyikorerwamo. Ariko Uwiteka aje guhera, Uwiteka aje gukuramo uwo mwana, Uwiteka aje kureba izo mbaraga ufite aho zavuye, Uwiteka aje kureba izo mana uvuga iyo ariyo, Uwiteka aje kwirebera ibyo uri gukora niba ariyo yabiguhaye, niba koko ariyo yaguhamagaye mu by'ukuri. Ariko bantu b'Imana, niba koko dukwiriye turi mu nzira y'abana b'Imana, turi gushaka abantu babwirizwa ijambo ry'Imana, turi gushaka abantu tubwira ko ubwami bwo mu ijuru uri hafi, mu by'ukuri birakwiriye kugira ngo umuntu aba atarakira n'ikibembe afite uhite umubwira ngo mpaya nate. So naratse uvuga ati reka ndebe ko akira, yenda nakira nzamubwira ati ko none nagusengeye basi wagize icyo ukora, none uramufatiranyije. Pawulo yavuze ngo twababibye mu iby'umwuka ntitukwiriye kubasarura n'iby'umubiri. Ni ukuvuga ngo hari igihe bababibye mu iby'umwuka ariko babonye ko byeze ibyo by'umwuka, ariko ntari icyo tudakwiriye gukora kugira ngo ubutumwa bwiza butagira inkomyi. Ubutumwa bwa Yesu bwagize inkomyi, ubutumwa bwa Yesu ntabwo amakiri kubukunda. Ariko ndagira mbabwire bantu b'Imana, dukwiriye kongera kwisubiraho. Umuntu wese niyisuzume yinini abanza areba mu mutima we, ese ni muntu ki? Kuvuga kuri umugenzi ujya mu ijuru ufite byangombwa cyangwa umeze nka nyamugijya nini utazi yuya ugenda uzagarukira mu nzu. Tugiye gusenga Imana, tubohoza aba bantu bagiye baca ibitambo ariko ntibakire n'indwara, bafite ibikomere byo kuvuga ngo nazinutswe urusengero, nazinutswe abanyamasengesho. Oya, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Imana iri kuvuga ngo biracyakora, abo ngabo ntabwo biyandurisha iby'umubiri. Ariko ubundi reka mbabaza, kuri gusengera indwara igakira, kuki udasengera Imana kugaburire utabanje gutega amaboko kuri ngo hahe niyo myuka yiwe ibyo ari umurimo ngo ari weho biza kuzengereza? Ugasanga abana bawe nibo babaye ibigoryi, nibo babaye ibiki, ngo umunyamasengesho. Reka mivumo yakujeho, ibyo wirukana handi niweho ayo mafaranga wakira, ibyo bitambo wakira bijyanda bijya mu no mubawe. Ikibazo nabo bawe bazira iki ko bitajya muri wowe? Yaba biza kuri wowe nta kibazo, ariko abo ibubaziranenge barazira iki? Ugasanga umuntu asenga avuga ati ariko niba uri mama niba uri data, ati kuki ari twebwe duhogwa nk'ibibazo kandi ibibazo by'abandi tukumva ngo byarasubijwe. Niyo myanda nujya kugwazanira imyanda, iyo myanda agenda akazana akayorera niyo igenda ibahindura gutyo.
ariko tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana twinginge Yesu yongera agira icyo akora. Bantu b'Imana, twongeye tubwiriza abantu ubwami bwo mu ijuru. Twongeye tugere ubutumwa bwiza tutari kubutera inkono, tutari kubutera icyasha, tutari kubusiga umwanda, ahubwo tubwirize mu mahanga yose. Bibiliya iravuga ngo uwemera wese akabatizwa. Haleluya. Umuntu wese yemera abatizwe. Twongeye tugire ijambo rizima, twongeye tugire ijambo ritiri yararira. Abantu mwere kurata amazina yanyu, mureke Yesu yirate muri mwe. Kadusenga Imana, twinginga Imana. Ese wowe nta hantu ubona wabereye ubutumwa inkomo? Aho kugira ngo ubwirize abantu byo mugambi bwo mu ijuru, ubabwire ngo ubwami burabegereye, ubabwire ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi, ahubwo ukajya urata amazina yawe y'ibyo yakukoresheje, atari nawe yabikoresheje ahubwo byarakoze abandi, ahubwo wowe ukabyitira. Tugiye gusenga Imana. Imana yongere kugarukeho. Muntu wakomerekejwe n'abahanuzi n'ababwiriza ubutumwa, abo bose bagukomerekeje, ndagira ngo wumvire ngo Yesu yakomora inguma. Yesu umuganyire byose. Muri ibi byavuze ngo bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera amara agahinda. Yesu yakongera akakumara agahinda watewe n'abana b'abantu. Kadusenge mu izina rya Yesu. Imana yomora inguma wari ufite mu izina rya Yesu. Mana Data, Mana ishobora byose, ndagushimira ineza yawe Mana. Ndagushimira imbabazi n'urukundo, ndagushimira kunesha no gukomera, ndagushimira kuri umutunzi w'imbabazi, ndagushimira kuri Data wa twese mwiza, ndagushimira kuri Imana. Data, dusobanukiwe iri jambo rivuga ngo twababyemwe iby'umwuka, natwe dukwiriye kubasaramo iby'umubiri. Dusanze Data wa twese atari ukuvuga ngo turare dusaza, ahubwo dusanze ari ukuvuga ngo niba tubabibye mu ijambo, aleluya, uwo dukorera kuko ari ushobora byose, niwe dukwiriye kwishyuza ibyo twabibye, kuko niwe ushobora byose. Turasengera aba bantu bari barakomerekejwe n'abahanuzi, abari barakomerekejwe n'abavuga ubutumwa mu izina rya Yesu, abari barakomerekejwe n'abitirira izina ryawe nyamara iryo zina batarizi, turababohoje mu izina rya Yesu. Tubabohoje iyo ngoyi, tubabohoje ingongoyi mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bongera bakunda ijambo, abantu bongera bamenye kubwami bwo mu ijuru buri hafi mu izina rya Yesu Kristo. Muri ibyo amagana yaravuze ngo umutima wanjye bamaso utungane iminsi yose, dore ubwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu buri hafi. Turasenze, turabohoje mwami Imana, waduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na skorpiyo, uduhaye ubutware bwo gukiza indwara, uduhaye ubutware bwo kuzura abapfuye, ariko uravuga ngo muhere ubuntu namwe mugende mutangira ubuntu. Ese turatatangira ubuntu cyangwa twashinduye ibinyigisho, twahinduye inyigisho? Abantu bafite Bibiliya bacuritse, abantu bafite Bibiliya y'ubuyobe mu izina rya Yesu Kristo, bagafata amagambo n'ibinezaneza ntibamenye ngo mu mbese iyo yanezerwaga, iyo Imana yishimiraga Abisirayeli, iyo Imana yishimiraga umuntu ku giti cye, yabaga yakoze iki? Mu izina rya Yesu turasenze Mana, ugira ibyo ukenyuruza mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu. Abantu bongere bakunde ijambo, abantu bongere bakunde gusenga, abantu bongere bakunde Mana. Nukuri Data wa twese, uri mwiza Yesu, imbabazi zawe ni nziza. Turagushimiye ko ari cyo ukoze mu mitima, turagushimiye ko ari abatarotaga bongeye kurota, turagushimiye ko ari barazindutswe ijambo ryawe bongeye ko rikunda mu izina rya Yesu. Bamenye ko ari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Turagushimye mwami Imana, niwe dusenze, mwami Imana niwe twizeye, tugusabye twizeye kuri Imana, tugusabye twizeye kuri umutabazi, bikore kwibara kwibahisha, urakabyara agaheka none iteka ryose mu izina rya Yesu, ko wongeye gusana imitima yari yarasenyutse none iteka ryose Yesu, amen.